bigaragaye ko rero icyo umunyabyaha uri mu rusengero akeneye ni nacyo umunyabyaha uri mu itsinda n'abagize ati akeneye. iyi si n'abatuye isi bakeneye icyo isi yari ikeneye mu myaka 2000 ishize, ikeneye umucunguzi, ikeneye Yesu Kristo. Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Muvandimwe, dore ku mucyo w'isabato ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu ubane nawe. Nejejwe nanone nuko tugize andi mahirwe yo kongera kwibona. Imana yaraturinze twaba twongeye guhurira kuri uyu murongo tuje kuganira ku ijambo ry'Imana. Ngarukanye na mwene data Hope Damour, twari turi kumwe mu minsi ishize, agarutse kongera kutuganirira. Ikaze Hope. Ikoze cyane. Twongeye gushimira kubana nawe mu buryo bw'umwihariko nk'umucyo w'isabato. Hari na bene data rero badahirukanye natwe, reka nanone nguhe umwanya kugira ngo basuhuze, ikaze n'abashyashya kugira ngo tugendane muri iki kiganiro. Murakoze cyane, nk'uko mwari mumaze kubivuga, amazina ni Hope Damour Nizeyimana. Hari abo twari kumwe ubushize aho duherukana, twari mu nsanganyamatsiko itangira. Ngira ngo kubabonye icyigisho cya mbere twari twanabibasabye ko nibibashobokera rwose bakomeza kuba hafi bagakurikirana ibiganiro bitambuka hano kugira ngo bizatugirire umumaro. Ndabasuhuje cyane rero nanjye aho baherereye bose, ngo n'amahoro bituruka ku Mwami wacu bibane nabo cyane. Amen. Tugarutse kuganira, dufite insanganyamatsiko isamaje aho turi gusuzuma ibya Yesu Kristo n'ibitangaza yakoze, ariko mu buryo bw'umwihariko ibitangaza yakoze ku munsi w'isabato. Ubushize twaganiriye nyine nk'uko bivuze mu itangiriro, tureba umurimo wa Kristo uko yaje mu isi, tureba ukuntu yitaga ku bantu, wanatubwira igitangaza gihebuje ibindi yifuza gukorera ubugingo bwa buri wese muri twe, yuko ashaka kudukiza umutwaro w'ibyaha, akaturuhura, akaduha isabato mu mitima yacu. Wabitinzeho cyane. Uyu munsi se uratuganiriza kuki? Rwose ntabwo tujya kure yaho. Ibyigisho nk'uko wenda insanganyamatsiko bayumvise, tuzaba twibanda cyane ku murimo wa Kristo, ariko ushingiye ku mirimo y'ibitangaza yagiye akora, ariko by'umwihariko ntabwo kuko mu minsi isanzwe yagiye akora ibitangaza bitandukanye, ariko tuzareba ise kuki ibitangaza yagiye akora ku munsi w'isabato, cyane ko aribyo twibandaho cyane kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato. Tuzatwibaza ngo bifitanye isano ki natwe, bifitiye inyungu ki ubugingo bwacu. N'uyu munsi rero tugiye kwinjirira aho ngaho, tureba igitangaza cya mbere yakoze ku munsi w'isabato. Cyari ikihe? Cyari kigendereye iki? Mbere yuko tujya mbere, reka dusabe n'ubundi usenge mbere yuko dutangira ikiganiro. Yego, reka dusabe abadukurikiye nabo bahombeka amaso yabo, duce bugufi dusenge Imana. Turagushimye Uwiteka Mana yacu ikomeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo ngiye kutugarura hano nuko wifuza kuvugana n'imitima yacu, urifuza ko imitima yacu yahimbukira imbere yawe. Ubwo rero tugiye kumbura ijambo ryawe, wasezeranye umwuka wera kuri twigisha, aho rero tubera umwigisha mukuru, yaba twebwe n'abadukurikiye, twese tugirire umugisha muri iri riba ry'agakiza, bisabye mu izina rya Yesu, amen. Tubwiye ko ugiye kutwinjiza mu bitangaza Kristo yakoze ku munsi w'isabato. Kristo yatangiye umurimo we nyuma y'uko avuye mu butayu kugeragezwa n'umwanzi nk'uko biri bitubwira. Bibiliya ndetse iyo tuyisuzumye dusanga igitangaza cya mbere yakoze yaragikoreye mu bukwe bw'i Kana, abo hari ku isabato. Mbese ubwo rutonde rw'ibitangaza tugiye kuganira byakozwe ku munsi w'isabato, ni ikihe gitangaza tugiye kuganira muri uyu mwanya? Kiraboneka he kugira ngo twumve neza ibyacyo? Yego. Igitangaza cya mbere umukiza yakoze
ntabwo cya mbere mu mibereho ye cyo cyabereye i Kana, ntabwo ari ku isabato. Kandi twebwe insanganyamatsiko yacu ni uko tuzibanda ku bitangaza ariko byakozwe ryari ku isabato. Icyo gitangaza tugisanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka. Abadukurikirana niba bafata Bibiliya zabo muri Luka igice cya 4, turahera ku murongo waho wa 31 turaza kugereza hasi. Niho dusanga ayo magambo. Impamvu wenda turi buze kwibaza ese kubera iki yabatakora no ku isabato Yesu Kristo yakoraga umurimo, byari bigendereye iki? Kandi nk'uko twabibonye n'ubushize, twabonye neza ko igitangaza gihebuje ibindi. Mu kugeragezwa kwe na Satani yamusabye ko yakoramo igitangaza. Arambwira ati rwose niba uri umwana w'Imana, hindura amabuye y'imitsima, kora ibi n'ibi, simbuka. Ibyo bintu Kristo ntabyo yakoze. Nuvuga ngo igitangaza cyari gikomeye muri icyo gihe kuri we kwari ukomeza gushikama kuri handitswe ngo. Iyo handitswe ngo ubwayo kuyishikamaho kandi bishoboka ko yakora n'ibindi, cyari igitangaza mu bitangaza. Ubu rero turibaza ngo Yesu Kristo akamenyero ke n'imibereho ye yose yari ifitanye isano, nk'uko twabibonye mu cyigisho cy'ubushize. Twabonye ko buri kintu cyose yakoraga byabaga gifitanye isano n'uko yifuza gukiza ubugingo bw'abantu. Reka nibutse abadukurikiye impamvu yo kwita ku bitangaza byakozwe ku munsi w'isabato gusa. Icya mbere ni uko hano ari kuri platform umucyo w'isabato, aho turi gusuzuma isabato uhereye mu irema, ngo umukristo wizera Bibiliya. Turi kuganira n'abantu bafite Bibiliya mu ntoki zabo, ntabwo abatemera Bibiliya ahari turi bugendane uyu munsi. Umukristo ufite Bibiliya aba afite ibihamya bidashidikanywa ko isabato ivugwa mu byanditswe byera imureba cyangwa se itamureba. Uhereye mu itangiriro aho twahereye tugakomeza tukaza kureba abakurambere n'abahanuzi uko babyitwayemo, twakomeje kubona umumaro w'isabato. Tubona ukuntu ari isabato y'umudendezo, tubona ukuntu ari isabato y'umunezero, ari umunsi w'Uwiteka. Ariko ababwiriza benshi ndetse n'abizera benshi bafite Bibiliya bitwa abakristo, ntabwo bemera isabato. Babifata nk'umunsi w'agahato, babifata nko gutwarwa n'amategeko, babifata muri quotations zitandukanye babisobanura. Turi mu gika cyiza rero cyane, igika kitwereka uko Yesu yitwaye ku ngingo y'isabato. Umuvandimwe Olivier yatweretse impamvu Kristo yagonganaga n'abafarisayo. Twamaze gusobanukirwa yuko Yesu ataje kurwanya ibyanditswe byera, ahubwo rwose ni handitswe ngo yababwiraga. Kandi icyo yangaga ni imigenzo yongerwa kuri handitswe ngo. Iyo migenzo niyo yatumaga atumvikana n'abafarisayo. Muvandimwe Bernard ari kutwerekana none mu mibereho ya Kristo bisanzwe no mu nyigisho ze, inyifato ye ku ngingo y'isabato. Hope nawe uri kutubwira none ibintu yagiye akora ku munsi w'isabato, ibitangaza byakozwe ku munsi w'isabato, ngo dusuzume twibaze, mbese koko Yesu yakuyeho isabato? Mbese koko isabato yari ifite agaciro gake mu mibereho ya Kristo? Icyo nicyo kintu cya mbere bizatumara gusuzuma bino bitangaza. Hanyuma kandi tuzavanamo n'isomo y'icyo Kristo yifuza gukora ubugingo bwacu dufatiye muri ibyo bitangaza. Ndumva umuntu ukurikiye umucyo w'isabato tuzagendana muri uwo mujyo kugira ngo tumenye impamvu yo gusuzuma bino bintu, noneho mu buryo bw'umwihariko tugasuzuma ibyerekeranye n'ibitangaza byo ku munsi w'isabato gusa. Wari utujyanye rero ku byabereye muri Luka, byabereye i Kaperinawumu, muri Luka igice cya 4 cyera ku murongo wa 31. Hirya y'ibindi byinshi cyane yagiye akora, iki ni igitangaza yakoze ku munsi w'isabato kibimburira ibindi yagiye akora ku munsi w'isabato. Hari umutwe w'amagambo uvuga ngo akiza umuntu utewe na dayimoni. Rwose twagiye tubibona uburyo buriya ikintu tuzabona muri ibi bintu nk'uko twabibonye, kandi wenda n'abakurikiye kuri uyu murongo bakomeje kugenda bibona kuva mu itangiriro. Icyaha nicyo cyabaye inkomoko y'ibibi byose tubona mu isi. Imana ntiyigeze irema imibabaro y'abantu, ntiyigeze inishimira ko abantu babaho bababaye. Kiri mu bintu byatumye umukiza ashobora kuva mu ijuru akaza aje kureba iyo nyoko muntu iri uko tumeze uyu munsi,
ariko kandi kimwe mu bintu byari bikomereye inyokomuntu ni ukubona Satani ari we ufite umwanya ukomeye mu bugingo bw'abantu cyane, kugeza aho umuntu ashobora gusanga umutima we, imibereho ye yose yuzuyemo n'abadayimoni. Cyari ikintu gikomeye cyane. Rero tugiye gusesengura ibyabaye mwaha kubera iki. ushobora gusoma ndabagusaba udusomere ugeze hepfo ku murongo wa 34. yego. Yesu akiza umuntu utewe na dayimoni, aramanuka ajya i Kaperinawumu mu mudugudu w'i Galilaya, abigisha ku isabato. Yego. Batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni, atakambira Yesu ati, ayiwe, duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura? Ndakuzi, uri uwera w'Imana. Amen. 35. Yesu aramucyaha ati, hora, muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Bose barumirwa barabazanya bati, mbega rino jambo ni jambo ki? Arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakavamo. 37. Inkuru ye yamamara hose mu gihugu gihereranye naho. Hari ikintu gitangaje cyane muri iki kintu cyabaye, cyangwa se muri iki gitangaza cyabereye i Kaperinawumu. Baratubwiye ngo Yesu Kristo bwa mbere yigishiriza mu isinagogi hari ku isabato. Nusoma Bibiliya wenda indi ngeri cyane yitiriwe umwami Yakobo, bakubwira ko handitsemo ko yigishaga ku masabato, aho kuba nk'isabato imwe, ahubwo nk'uko abantu bazanabisoma cyangwa se n'umuvandimwe Bernard yanabigarutseho, agaragaza neza ko kari akamenyero ka Kristo kujya mu rusengero ryari ku isabato. Hari ikintu kimwe gitangaje rero, hari ubwo umuntu ashobora kuvuga bati, ariko buriya ubwo abaruka isabato, sibyo? Ubwo umuntu ashobora kureka kuruhuka ku munsi wenda yasengagaho, cyangwa se akareka ubupagani akajya mu isabato, akajya aruhuka isabato nk'abandi. Ariko ibyo bintu ese birasobanuye ko uyu muntu yaba atandukanye n'icyaha? Kuko nk'uko twabibonye ko nk'uko turi kubibona hano, ibi bintu byabaye ku isabato. Yesu Kristo yigisha ijambo rye rifite iki? Ubushobozi. Umurongo wa 32 batangazwa no kwigisha kwe, kuko ijambo rye ryari rifite ubushobozi. Ubushobozi bw'ijambo rya Kristo nibwo ushaka kugira ngo abantu bongere bagarure ibitekerezo, kuko turimo turigira ijambo. Ubwo dufite iri jambo rikaba rifite iki? Ubushobozi. Mbese ubushobozi Kristo asubira mu ijuru yabusubiranyeyo? Oya, kuko ijambo rye turacyageze gute? Turacyarifite. Ndetse n'ikimenyimenyi wenda kugira ngo abantu bumve iryo jambo rifite ubushobozi ni irihe, dusomereye Yohana 6:63. Abantu twibaze ngo iryo jambo rifite ubushobozi rifite bushobozi ki? None ubwo bushobozi aribwo twibaza ngo ese ubwo bushobozi natwe bubasha kuba ubwacu? Yohana igice cya 6 umurongo wa 63. 33 haranditse hati, umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amen. Aya magambo ya Kristo afite ubushobozi bwo gutanga ikirere. Umwuka ni iki? N'ubugingo. Ibyo bintu byatangaje abantu bari bicaye aho, kandi koko bihita bihinduka iki? Igitangaza. Kuko ubu bugingo kubona umuntu utarusanzwe bufite bubonetse muri we, cya gitangaza noneho kigiye gukoreka. Kubera iki? Murongo wa 33. Nuko mu isinagogi harimo umuntu utewe na dayimoni. Nabaruka isabato, sibyo? Ari hehe? Ari mu rusengero, ariko afite ikibazo. Afite ikibazo cy'iki? Cya dayimoni. Sibyo se? Ntabwo iki ni ikintu gikomeye kireba buri muntu wese mu badukurikiye. Abantu mu mibereho yabo babizi neza ko hari ibyaha bibanesha, kandi ko abantu baneshwa bisobanuye ko ku rugero rutari ruto abadayimoni bigaruriye ingingo zabo n'ibitekerezo byabo, ku bw'ibyo icyo bashatse gukora n'icyo batekereje gukora si cyo bakora. Ushatse vuga ko no mu iteraniro ry'abakomeza isabato harimo abantu bafite abadayimoni? Ijambo riratubwiye ngo nuko mu isinagogi, aha hari mu rusengero. Uru rwari urusengero. None se
uyu munsi wa none abajya mu ngeso zindi zose, baba basambana, baba batukanyi, baba biba, babe abanyabyaha b'uburyo bwose, ugira ngo mu rusengero bavuyemo baracyahari, nyamara bavuga ko baruhuka iki isabato. ariko ikibazo cya gitangaza twabonye ntikirakorerwa muri bo. Icyakora hari umugisha bafite, nuko ijambo ry'Imana tubwiye ngo iri jambo rifite iki? Rifite imbaraga z'uko icyo gitangaza cyakorewe mu bugingo. Igihita gikurikiraho ni iki? Umurongo wa 33, nuko dayimoni we arataka. Ntabwo hatatse umurwayi, hatatse umudayimoni. Duhuriye he Yesu w'i Nazareti? Uje kuturimbura. Yahise avuga ngo njye ndakuzi, uruwera w'iki? Uruwera w'Imana. Ariko muvandimwe, ndifuza yuko tuvuga iri bintu ho gatoya, kuko ni ibintu bikomeye. Igihe uvuze uti hari abantu baza mu rusengero kandi batarahindutse, bakikoreye wa mutwaro watuganirije ubushize, igitangaza kitarakorerwa mu bugingo bwabo. Ndagira ngo nkubwire amakuru, kandi nawe ushobora kuba uyafite, yuko hari abantu bamenye ayo makuru, ko hari abantu baza mu rusengero kandi bafite abadayimoni batarahindutse, biyemeza kuva mu nsengero, bati ntabwo tuzongera gusengera mu rusengero, kubera ko rurimo abantu batakijijwe. Barema amatsinda, ndetse bakagira n'amazina meza, bamwe bakitwa abagenzi, ku buryo kubona umuntu wagiye mu rusengero nabyo ubwabyo ari icyaha, kuko yagiye kwifatanya n'abanyabyaha. Urabizi hari andi mazina byagiye byitwa, kurema igishushanyo, guhinduka Babuloni, n'andi magambo menshi cyane akomotse ku kuba urwo rusengero rurimo abantu batahindutse. Mbese nicyo wabwira abo bantu dukurikije icyabereyemo hano? Buriya ikibazo twagize muri iyi minsi yacu, twagize abantu bagwiza ahari wenda icyo wakwita ubumenyi bw'ijambo ry'Imana, ariko kandi babura ya mibereho ihindutse ifitanye isano nzima na Kristo. Kubera iki? Mbese ikibazo rwari urusengero, kuko uyu muntu batubwiye aha ngaha nta n'izina rye rihari. Haranditse ngo umurongo wa 33, nuko mu isinagogi harimo umuntu. Uyu muntu ngo batavuze mu izina rye, sibyo? Ntabwo ari umuntu wari uhatuye aho ngaho. Bivuze ngo nta n'umuntu utura mu rusengero, kuko abantu mu rusengero bahaza kubw'iminsi runaka baba bumvikanyeho yo kuza kuhateranira bakahigira ijambo ry'Imana. None ikibazo k'umuntu, abantu baba kujya ku rusengero ni ikibazo, kandi aho bagiye nabo n'ubundi bagiye guterana bitwa iki? Ni abantu. Kandi dayimoni ntari mu rusengero, kuko dayimoni ari hehe? Ari mu muntu. Babana ahantu bari, biranashoboka ko ubwo ni ukuvuga iki? Ese wakwibaza ngo bagiye kurema iteraniro ry'abamarayika, ry'abantu ubwo niba badafite abadayimoni? Turabanza twibaze ngo umurimo wa Kristo wari uwuhe? Dusomere Luka igice cya 19 umurongo wa 10. Luka igice cya 19 umurongo wa 10 hatubwira neza umurimo wazanye Kristo. Mwiza cyane, n'amagambo yavugiye mu nzu yo kwa Zakayo. Aravuga ati, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu Kristo yaje gushaka, icyo ni kimwe, no gukiza icyari cyagize gute? None uyu muntu ufite umudayimoni umutera wenda ubusambanyi, nk'uko byari biri kuri Mariya. Ijambo ry'Imana tubwira ko Mariya uyu mwene yari afite mwene se witwaga Marita ndetse na Lazaro. Ijambo ry'Imana tubwira ko yamwirukanyemo abadayimoni 7. Abo badayimoni 7 harimo n'umutera ubusambanyi. Wari uhagarariye ubusambanyi, byabaye ngombwa ko Kristo amukuramo. Yari afite n'undi umutera ibindi. Ababeshya se batekereza ko byo byavuye hehe? Kuko kubeshya, ijambo ry'Imana tubwira ko ibyo bintu byose byazanywe na Satani, kuko Satani niwe se w'ibinyoma. Iyo avuze ibinyoma bavuga ibye nyine, kuko nta kuri kuba muri we. Hari abantu muri izo ngeri zose rero
aho umunyabyaha wese ari. Yesu Kristo ntabwo yaje kujya gushaka abakiranutsi, yaje gushaka iki? Yaje gushaka umunyabyaha, kuko niwe ufite ikibazo, kandi icyo kibazo aho umunyabyaha wese aboneka, aho umunyabyaha wese aboneka Kristo aba ahari, kuko nicyo kintu cyamuze. Yaje gushaka umunyabyaha, aba ari mu rusengero ari umunyabyaha, aba ari mu itsinda ari umunyabyaha, aba ari mu rugo ari umunyabyaha. Noneho by'umwihariko ijambo ry'Imana ritubwiye ko muri uru rusengero, muri iyi sinagogi niho hari iki? Hari ijambo rya Kristo. Yesu Kristo niho yari ari. By'umwihariko wenda wari ugikomeje utese abo bantu uraza kubabwira iki? Icyo kubwira abantu, ijambo ry'Imana ritubwira ko ni gute ushobora kuvuga ko ahantu utazahasubira, ariko ibihakomotse ukaba wabifata. Kubera iki? Abaroma igice cya 3 hatubwira neza icyo abayuda barusha abandi. Kimwe mu byo abayuda barusha abandi nuko babikijwe ibyavuzwe n'Imana bingana iki? Byose. Ubwo ari bo babibitse rero iryo jambo ry'ubugingo. Iki ishobora kubaho nuko abantu bimye umwanya iryo jambo ngo rikore mu mibereho yabo, imibereho yabo ihinduke. Ariko ikintu twabonye gikomeye cyane, wenda ayo magambo turi buze kongera kuyasoma mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, Yesu Kristo wifuzwa ibihe byose. Abadukurikiye ndabasaba nkundire wenda tuyasome ayo magambo mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Abafite iyi ngeri ni ya 2018 mu cyigisho cya 44 kivuga ngo ikimenyetso nyakuri. Aha hantu turaza kuhabonamo ikibazo kwibaza ngo iyo ubutumwa bwiza buvuzwe mu gihe cyacu, hari benshi bavuga nk'abayuda bati twereke ikimenyetso, dukorera igitangaza. N'uyu munsi wa none nk'uko abayuda bajyaga bazi dukorera igitangaza kugira ngo tukwemere, tukwizere. Ugasanga ibyo bintu bisa naho abantu bafashe umwanzuro wo kugera wo gufata umurimo utari uwabo, kubera ko kumenya umunyabyaha n'utari umunyabyaha iyo ntabwo ari inshingano y'abantu. Inshingano yacu twebwe icyambere ijambo ry'Imana tubwira ngo n'uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa. Ibyo biri mu rwandiko rwa mbere rw'Abikoreye n'igice cya 10 ku murongo wa 12, yuko buri muntu wese, nta muntu n'umwe ijambo ry'Imana ritubwira ko afite uburenganzira bwo ngo uyu ni umunyabyaha, uyu ni umukiranutsi. Ibyo bintu iby'urubanza Yesu Kristo niwe mucamanza. Noneho iryo jambo rikora nk'uko twabibonye rigomba gusoza icyo ryavuze. Mbese uyu murwayi wamaze kugaragaza ko arwaye, sibyo? Yamaze kugaragaza ko arwaye. Yesu ubwe yarivugiye ngo abazima sibo bashaka umuganga, tikeretse abarwayi. None iyo umuntu arwaye igikurikiraho ni iki? Nuko aba yagaragaje ikibazo afite, aba agomba guhabwa ubufasha. None se nusiga wa murwayi, sibyo? Kandi uvuga ko ari wowe ufite iki? Umuti ushobora kumufasha kugeza ku kubona umuti. Ese ko aricyo twabonye mu cyigisho cya mbere, twabonye neza ko Kristo yitaga ku mibereho y'iki? Y'abantu. Akita ku ngorane zabo, zaba izo muri ubu buzima, zaba n'iby'umwuka. Ibyo bintu byose bagaze neza ko icyateye ingorane ni icyaha. None ahari icyaha umuntu ntiyagize ati ntiyahunze, sibyo? Ese kuri ubu ngubu hari ahantu umuntu yavuga ngo aha hantu rwose harera, nta cyaha kibasha kuhagera? Icyaha ntabwo kiri ahantu, kubera ko icyaha kiri hehe? Kiri mu bantu. Iyo ubutumwa bwiza rero bubwirijwe, baravuze ngo Yesu nta gitangaza yakoze ubwo abafarisayo babimusabaga, nta gitangaza yakoreye mu butayu ubwo Satani yamugeragezaga. Nta nubwo aduha imbaraga kugira ngo dukore ibyo kwiyerekana ko turi intungane, cyangwa ngo asubize ibibazo byacu bishingiye ku bwibone no kutizera. Abigenza ate rero? Nyamara ubutumwa bwiza ntibubura kwerekana ikimenyetso ko bukomoka mu ijuru. Ubu butumwa bwiza bwa bundi bw'ubwami bugomba kwigishwa mu mahanga yose, bwo ubwabwo bwifitemo ikimenyetso cy'uko bukomoka hehe? Mu ijuru. Kandi icyo kimenyetso ni ikihe? Mbese ntibyaba igitangaza turamutse duciye ingoyi ya Satani
icyo ubwacyo cyaba ari igitangaza umuntu aramutse acingwe ya Satani, kandi umuntu ntafite ubushobozi bwo kwikiza bwo kwikura muri ubwo bubata. Niyo mpamvu igihe yazaga yivugaho, wenda abantu baranabisomye bazanabisoma muri Luka turi gusoma igice cya 4, yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jye. Nicyo cyatumye wenda ayo magambo reka tunayasomeye. Turasoma ayo magambo duhereye ku murongo wa 18, igice cya 4 umurongo wa 18. Reka duhere ku murongo wa 17 ngo bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo uwo ni Yesu Kristo. Umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Bwa mbere abantu yaje agenewe by'umwihariko n'abo bantu bitwa ko ari abakene, ariko abakene Matayo yarabasobanuye n'ubundi ni Yesu Kristo wavuze abo bakene kugira ngo abantu bataza kubibeshyaho, wenda bwiye batahari n'abafite ubukene bw'ubushobozi, kuko muri iyi si dufite ubushobozi butandukanye. Yaravuze ngo ahirwa abakene mu mitima yabo, ya mitima ishonje, ya mitima rwose yumva iremerewe n'icyaha, ibuza amahoro, ikumva ko n'imibabaro bafite muri ubu buzima batayiterwa n'abantu babanga, batayiterwa n'amahirwe wenda babuze muri ubu buzima, ahubwo bakumva neza amahoro babuze y'umutima bayaburishijwe n'icyaha kimitwe mu bugingo bwabo. Abo bantu Yesu Kristo aravuga ngo barahiriwe, abafitiye inkuru nziza. Yazanye ababwiriza abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka Umwami Imana agiriyemo imbabazi. Urumva uyu murimo mu by'ukuri ni umurimo ukomeye cyane Kristo atajyaga kwibuza gukora, kandi ahaboneka uyu muntu aho ariho hose Kristo bahari. Icyaha kikimara gukorwa, igisubizo cyacyo nacyo cyari gihari. Aho umunyabyaha wese ari, Kristo aravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Icyaha wakinjirana mu rusengero, kandi icyaha umuntu akinjirana no mu itsinda. Siko bigenda? N'ikimenyimenyi amatsinda amwe namwe nabo hari aho ujya kumva abantu ngo bashwanye. Bapfuye iki? Ko bavuye mu rusengero bavuga ko ari abanyabyaha, sibyo? None aho iyo bagezeyo bigenze biti? Bigaragaye ko rero icyo umunyabyaha uri mu rusengero akeneye ni nacyo umunyabyaha uri mu itsinda n'abagize ate akeneye. Iyi si n'abatuye isi bakeneye iki? Isi yari ikeneye mu myaka 2000 ishize, ikeneye umucunguzi, ikeneye Yesu Kristo. Akoze cyane, ndumva aya magambo aranejeje cyane. Amen. Kandi aravanaho impaka zikomeye ziriho ubu ngubu zerekeranye n'iby'amasinagogi ndetse n'abasengera ku misozi, nk'uko Yesu yigeze kubibwiriza iby'ubu Musamariya akaza avuga ati ikibazo ntabwo ari ahantu usengera, igihe kizaza ndetse ubwo abantu batazaba bashishikajwe no gusengera mu rusengero cyangwa ku musozi, ahubwo bashaka gusenga data bari kwisenga data mu mwuka no mu kuri. Ikindi kandi icyo mbona ni uko abari mu rusengero ntabwo ari asiranse y'uko nta kibi kibarimo, yego, ahubwo buri wese akwiye gusuzuma ko ubugingo bwe bwakiriye Kristo mu bugingo bwe. Yego. Kubera yuko uyu muntu yari ari mu rusengero, hari amagambo ajya anezeza cyane iyo nyatekereje. N'ubundi bazabisoma muri Luka, ndumva ari mu gice cya 10, havugamo ibyabaye ku Musamariya mwiza. Uyu Musamariya witwa ko ari mwiza wari mu rugendo, ari mu rugendo agenda asanga umuntu w'intere, abantu bari bamuciyeho, abantu benshi bari bamunyuzeho, abayobozi b'itorero bamuce rwose bamuretse. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiramo, aho nshaka kugira ngo abantu wenda twumve, abantu bumvise cyangwa se basobanukiwe nabi itorero. Yesu Kristo yagaragaje neza ko uyu murwayi wasanze, urumva yari intere isigaje hato igapfa, niko ibyanditswe byera bitubwira, yarasigaje hato agapfa. Yesu yafashe iyo ntere ayijyana mu icumbi, yise ko ari icumbi ry'abarwayi. Yewe amaze no gufata uwo mwanzuro, niko gusiga izo denari 2 wazigiranya na Bibiliya tukagira n'umwuka w'ubuhanuzi. Izo denari 2 zigomba gufasha uyu murwayi paka akize, kugeza ubwo azasohora ku magambo ari mu Befesi igice cya 5, aho Yesu yavuze ngo yafashe itorero
kugira ngo aryeze aryishyire ridafite ikizinga n'iki n'umunkanyari. Icyakora uwo bizanga nyine, uwo bizanga bya bintu bibiri avuga ngo biranze rwose, Yesu Kristo ni umwami w'amahoro. Ubwo ari umwami w'amahoro ntashobora kwinjira ku mbaraga, yinjira ahantu yahawe umwanya rwose. N'abadukurikiye reka rwose iryo hendahenda rya Kristo, wa wundi uhendahenda imitima yacu ndetse n'iyanyu, natwe tumuhe ikaze kugira ngo noneho ahubwo tumuhe uburenganzira bwo kweza no gutunganya bwa burwayi bwose. Kuko ahantu hari rya jambo rye rifite uburenganzira n'ububasha. Abadayimoni bavuze ngo duhuriye Yesu w'i Nazareti, ati se uje kuturimbura. Ikibazo, abadayimoni bazi ko bazarimbuka, barabizi. Dusomere muri Matayo igice cya 8 umurongo wa 28. Matayo 8 igice cya 28. Matayo igice cya 8 umurongo wa 28. Aravuga ngo amaze gufata hakurya mu gihugu cy'Abagadaleni, ahura n'abantu babiri batewe n'abadayimoni bava mu mva, barabasazi cyane bituma ari nta watinyuka kunyura muri iyo nzira. Barataka cyane bati duhuriye he mwana w'Imana? Yesu uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera. Urakoze cyane. Uje hano kutwica urupfu n'agashinyaguro igihe cyacu kitaragera gute? Bo bazi ko hari igihe cyabo kizagera, ibyo bikagera gute? Bigashyirwaho iherezo. Nyamara ibi bintu nubwo babizi, babivugira imbere ya Kristo, babivugiye imbere ya Kristo, ariko iyo bari mu muntu bamutera kwiba, bamutera gusambana, bamutera gukora bya byaha byose no kugomera Imana nk'uko bayigomeye, baba bamubwira ko ari amahoro, nta kibi kizagera gute? Nta kibi kizabaho. Kugeza ubwo hari n'amadini, hari n'itorero rimwe, ni idini rimwe riri mu isi ribwira abantu ko Imana ari inyarukundo cyane, idashobora kurimbura abantu yaremye. Ariko niba itazatinya kurimbura abahoze ari abamarayika kubwo kwigomeka bagahinduka abadayimoni, uyu munsi none akaba badafite ubugingo. Umunyabyaha udashaka gukorerwa cya gitangaza cyo guhinduka cyo mu bugingo, kuko twasomye ko hasi mu wifuzwa ibihe byose kuri paji 320 ko igitangaza gihebuje ibindi ari ugukira k'ubugingo. Ni gute umuntu ashobora kumva afite ubwishingizi bw'uko atazarimbuka? Ikizatuma umuntu atarimbuka ni kimwe, Imana izarimbura. Ntabwo izarimbura umuntu, izarimbura icyaha. Ariko isanga umuntu yanze gutandukana n'icyaha, noneho agendane n'icyaha, ariko ntibyari umugambi w'Imana. Tuba turi kuvuga rero iby'aba bantu bavuga yuko mu rusengero hari ikibazo, ariko bakwiye gusuzuma ko mu bugingo bwabo yego nta kibazo kirimo. Bakutweretse yuko icyaha kiri ahantu hose niba umuntu atarahuye na Kristo. Kandi reka twongere rwose turarikira abantu uyu murimo Kristo yasigiwe udukorerwemo. Yaravuze ngo nicyo gituma yasiyira ngo mbwiriza abakene ubutumwa bwiza kabiri n'impumyi ko zigira ko zihumuka. Icyo kirego kiregwa na Laodikiya. Itorero riheruka, cyangwa se igihe giheruka itorero rigomba kunyuramo, mu bihe itorero rigomba kunyuramo. Kandi ibyo bintu rwose bikwiriye. Ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko aba n'abariho muri iki gihe cyacu twese. Umwuka w'ubuhanuzi utugaragariza ko neza Laodikiya ni abadivantisi umunsi wa karindwi. Aba bantu ni ba bantu bavuga ko bo ubwabo uko bivuga, ngo uribwira. Ikibazo gikomeye ni ukwibwira. Wibwira ko utunze, wibwira ko ukize, wibwira kureba. Nyamara Yesu aravuga ati uri umukene, uri n'impumyi, kandi wambaye n'iki? Wambaye n'ubusa. Bwa busa abadayimoni twabonye abantu barabyibuka mu cyigisho cya mbere. Ba badayimoni bifatirana umuntu bakamwambura buri mpano yose nziza Imana yamuhaye, bakamusiga yambaye ubusa buri. Ubwo nibwo abantu bagendana n'uyu munsi wa none rwose. Umuntu aratambuka, niba ari umujura akaba yibye, burya niyo bakubonye, burya Satani abakwambikiye ubusa ku karubanda mu isoko, umujura akaba aramufashe, umuntu akariganya biragaragaye, akisanga uburyo ubusa bwawe bwagize gute? Bwagaragaye. Yesu arakubwira ngo wakwihangana, byibura ukanguraho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ukanguraho n'umuti wo gusiga hehe?
ku maso ugahumuka. kugira ngo uhumuke, kubera ko niba umuntu abasha kureba akabona ikibazo muri mugenzi we, aho kubona icyaha muri Satani akakibona muri mugenzi we, akavuga ati uyu muntu ntabwo nshobora kongera guterana nawe, sibyo? Kubera ko biragaragara ko ari umunyabyaha cyane. Icyo kirego ubuhindutse umwanditsi, umwe mu banditsi n'abafarisayo baravuze ngo dorere arasangira n'abanyabyaha. None se mwagira ngo asangire nande ko ari cyo cyamuzanye? Yesu ubwe yavuze ko yaje gushaka no gukiza icyagize icyazimiye. Kandi ufite uburwayi hari amahirwe afite, kubera ko byibura ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ari ahantu rya jambo rigize gute riri, ari ku mubiko, kuko batubwiye ngo babikijwe ibyavuzwe n'iki? N'Imana rwose. Shimye data wa twese kubwira isomo ryashyizwe mu byanditswe byera. Yego. Burya Yesu nta nubwo yari ari mu itsinda byari biri kuba, ahubwo Yesu yari ari mu rusengero. Yari ari mu rusengero. Uburyo abantu badakwiriye kumva ko Yesu ataba mu rusengero. Ni urusengero rurimo abantu bafite abadayimoni, bafite ibibazo, ariko Yesu arwinjiramo. aho hantu amahirwe hari umukiza arahari, akavugira ijambo. Amen. Kandi ijambo rifite imbaraga, ribasha kwirukana abadayimoni bari mu bantu bari mu rusengero. Yego. Byaba ari umugisha rero ahubwo Yesu anabonetse mu itsinda, nawe akavugira ijambo rikomeye ribasha kwirukana abadayimoni bari mu bantu bo mu matsinda. Ubwo icyo tweretse ni uko Yesu Kristo aba ahantu hose, nta mipaka agira, nta mipaka agira rwose. Abari mu rusengero nabo ntibakwiriye kumva ko buriya abo bantu bari mu matsinda Yesu atahaboneka, sibyo? Kuko yahaba aho hantu hose tuzamusanga ari mu rugo rwo kwa runaka, tumusange ari na hehe no mu rusengero. Icyakora akamenyero ke twabisomye, akamenyero cye ku murongo wa 16 w'igice cya 4 handitse ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye. Akamenyero cye ku isabato yabaga ari kuganira n'abana b'Imana, ibyanditswe byera. Hari isomo wakomojeho ryo mu Baroma igice cya 10 uvuga yuko abayuda babikijwe igice cya 3 ibyera by'Imana. Mbese ibyo byo bisobanuye gute? Reka tunarisome. Reka tunarisome. Abaroma igice cyaho ni icya 3. Igice cya 3 cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, turasoma igice umurongo wa 1. Ndetse ngo amahirwe abayuda barusha abandi. Yego. Nuko abayuda barusha abandi iki? Uwo ni umurongo wa 1. Cyangwa se gukebwa ku maziki. Umurongo wa 2 aravuga ngo abayuda babarusha mu buryo bwose. Yego. Babarusha mu buryo bwose. Ubwiye bwose buriya ushobora gusanga rwose nicyo cya kibazo. None se bataba mu buryo bwose, ntitubonye ko no mu rusengero abantu barimo ariko afite iki? N'abadayimoni. Ariko kandi harimo nanone ba bantu bari ahantu bafite umugisha ko bari ahantu babasha kumva iby'Imana yagize gute iri kuvuga, rya jambo rikinjirana ububasha, abantu bakabasha gukira. Irya mbere mu byo barusha abantu, kimwe wende icyo nicyo umuntu yarahira, ariko kimwe mu byo barusha abandi, irya mbere babikijwe ibyavuzwe n'iki? N'Imana. Icyavuzwe n'Imana ni ijambo ryayo, sibyo se? Rwose n'abadukurikiye ni abahamya babyo. Ibyanditswe byera bitubwira ikintu gikomeye cyane. None se nureba uburyo ubusobanuro bwigishwa, amakorari meza bari bwiriza ijambo ry'Imana mu mwuzuro waryo, wabikijwe iri torero ry'Abadivanisi umunsi wa 7. Ni ububiko, ni ikigega cy'ubutunzi abantu bose bakeneye. Ni nayo mpamvu n'aba bantu bavuze wenda bashobora kuvuga ngo hari ahantu haciriweho iteka. Rwose ari n'umuntu abantu baranihuta cyane bakavuga bati bari abantu ibyabo byagize gute? Byararangiye, kuko umurimo wabo warangiye. Nyamara n'uyu munsi wa none baracyasohora ibitabo. Barasohora igitabo, wa muntu wavuze ko umurimo wabo warangiye akaba ari wa mbere mu kugira gute? Ubwo agiye kukigura rero niyemere neza ko ba bantu babikijwe ibyavuzwe n'iki? N'Imana, kuko we nta bushobozi afite bw'uko bya bintu abasha kubishyira ku karubanda wenda nk'uko, cyangwa se kugeza iryo jambo mu butunzi. n'ikigega Imana yabikije ijambo ryayo. Kumvikana neza. Waba warigeze ugera mu itsinda runaka waba warabayemo ugasengerayo? Yego rwose. Mwese wasanze basoma ibitabo by'umwuka w'abahanuzi byasohowe n'itorero ry'Abadivantisite? Rwose ahubwo ntekereza ko amwe n'amwe aba afite n'amahame y'uko n'ibindi bitabo bitari umwuka w'ubuhanuzi
bitasohowe n'itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi, abenshi ntibanabyemera. Baravuga bati hari ababikoresha, nubwo bavuga bati icyo gitabo kubera ko tutizeye inkomoko yacyo, twe dukeneye amagambo yo muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Barabikoresha ibyo bintu niba bikoreshwa, biracyakoreshwa rwose. Handitseho iyi logo y'uko ari Abadiventisiti b'umunsi wa kangahe, wa karindwi. Yego. None se bararirimba uyu munsi wa none. Abenshi bafite indirimbo za 500, uzabaye 500 ntabwo zikiri 550. Abenshi rwose barazikunda, baraziga, kandi izo ndirimbo rwose itorero niryo rya uwo mushinga, Imana nibo yawushinze. Biragaragara ko nta wundi rwose biragoye kubona abandi bantu bashobora gukora uwo murimo nk'uko itorero ribikora, risobanura rikanigisha ziba indirimbo, ziba izo nyandiko, byose ubona ko bifite umwimerere wabyo. Ndumva none icyo washatse kuvuga muri iri somo ni uko rero turi kuganira ku by'uyu muntu wakijwe dayimoni. Yego. Yesu Kristo aravuga ati muvemo. Yesu yakoresheje ijambo rye, icyo nicyo kintu abantu dukwiriye kumva. Akoresheje ijambo rye, umurongo wa 35, Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Amina. Ikibazo ni iki? Ibi bintu, iki gitangaza Yesu yakoze akoresheje ijambo rye, muzabibona ko ahantu hose ijambo rye ni ijambo rirema ikidari kikagira gute, kikabaho. Amina. Rwose akabwira dayimoni akagira ati agatuza. Kandi abantu buriya uyu munsi wa none uzabona ko ubushize mu cyigisho giheruka twabivuzeho gatoya twibaza kubihuza n'ibitangaza by'uyu munsi. Abantu bafata za Bibiliya bakazihondagura abantu ngo batewe n'abadayimoni. Ndagira ngo tubwire abantu iki ijambo ry'Imana rikora. Ntabwo ijambo ry'Imana ryatangiye guhondagurwa abantu mu mutwe. Ijambo ry'Imana iri jambo ry'ubwaryo ryinjira mu mutima. Iyo havuzwe umutima ntabwo ari amatwi, rica mu matwi nk'igikoresho, rikinjira mu mutima rigacengera, rigahinguranya. Ayo magambo yanditse wenda reka tuyasome mu Baheburayo igice cya 4 umurongo ndumva ari wa 12. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo mu gice cya 4 umurongo wa 12. Yego. Wahadusomera niba wahageze. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta bw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Imana ihabwa icyubahiro. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite ubushobozi bwo kwinjira mu muntu rikamenya kugabanya iby'ubugingo n'iby'ubupfapfa biri muri we, noneho kugeza ubwo ryinjira rikagenzura iby'umutima wibwira ukagira gute, ukagambirira bya bintu bihishwe mu mutima, byazangesa umuntu yibitseho abantu batagize gute, batazi. Iryo jambo iyo ryinjiye muri we, ryinjiranamo bwa bushobozi, rikamutata. Nivuga ngo rikora nk'igitubura. Igitubura iyo kiri mu mugati, nta muntu ushobora kureba ngo iki gitubura kirimo kirakora gute. Umuntu icyo abantu babona gusa bajya kubona akabona irobe ririmo riragenda ribyimba. Nta muntu ushobora gukoresha amaso y'umubiri ngo abone atari ku mubiri kugenda biti. Uko niko ijambo ry'Imana rikora, rifite imbaraga, ryinjira mu mutima rikamenyesha umuntu icyaha, rikamwemeza neza yuko adakwiriye. Abadayimoni bamubuje kumva ijwi rya Yesu, maze rya jambo Yesu yavuze ngo Yesu acyaha dayimoni, aramubwira ngo gira gute, muvemo. Ikibazo mbese aho rya jambo rya Kristo rigeze rifite imbaraga, uyu mudayimoni akabwirwa ngo muvemo. Uyu mudayimoni, reka twumve ku murongo wa 36, niba dayimoni yavuze ngo twe ntabwo tugenda. 35. Yego. Yesu aramucyaha ati hora muvemo. Dayimoni amutura hasi hagati yabo, amuvamo atagize icyo amutwara. Amen. Dayimoni ava mu muntu akagenda agasiga bwa bugingo, wa mutima. Ubwo nuvuga ngo dayimoni aragiye, umuntu asigaranye na Kristo.
yari asigaye imbere yande ya Kristo, kandi none ijambo ry'Imana ritubwiye ngo amuvamo ntacyo agize ate, ntacyo amutwaye. Kubera iki abantu bashobora gukomeza kwemera gucumbikira abadayimoni? Ndavuga ingeso za kamere. None se iyo umuntu, ijambo ry'Imana ritubwira mu Bagalatiya igice cya 5 uhereye ku murongo wa 19 ukamanuka, zidura ingeso za kamere nizi, no kwiba, no gusambana, no gukora iby'isoni nke. Ibyo bintu byose, izo ngeso zose ziri mwaho ziva mu muntu, agatandukana nazo, maze wa muntu agasigarana nande na Kristo. Kandi uyu muntu ugiye gusigarana na Kristo, ubu hari ahantu yongeye guhurira n'umudayimoni. Icyakora ashobora kugira ingorane. Agahenge uyu muntu ashobora kugira nuko gusa akomeza kugumana nande na Kristo. Kuko nakora ikosa ryo gutandukana na Kristo, ndabona ntabwo ajya apfa kuvirira, kuko Satani nuko akora, azerera hose. Petero yaravuze ngo murwanye Satani kandi mumwirinde, kuko ameze nk'intare yivuga, azerera hose ashaka ko yagira ati. Ubwo rero kuba umuntu agiriye umugisha ku Mana bimuha inshingano yo kuguma imbere yande ya Kristo, kuko niwe ufite imbaraga zo kwirukana nde umudayimoni. Natandukana na Kristo n'ubundi azahita yishyira mu butware bwande bw'umwanzi. Urakoze cyane. Amagambo asoza rero iyi nkuru 36 bose barumirwa, barabazanya bati mbega rino jambo ni jambo ki? Yego, arategekesha abadayimoni ubutware n'ububasha bakavamo. Inkuru ye yamamara hose mu gihugu geranye naho ngaho. Urumva ko iryo jambo koko nk'uko twamaze kuribona igihe Olivier yatuganirizaga, yuko ijambo rya Kristo ryaritandukanye n'iry'abanditsi. yego, rwose ijambo rya Yesu ryaritandukanye n'abandi bigisha bigishije muri iyo sinagogi. Imana ishimwe. Ariko ntabwo ari aho umunsi warangiriye, ndumva watubwiraho gatoya ibyakurikiyeho. Ibi bintu byari byabereye, nibyo twabwiye abantu, ibi ngibi tubonye ni ibintu byabereye mu rusengero. Kandi koko iri jambo rye rwose abantu nibagirira Imana icyizere n'ijambo ryayo. Iri jambo ryo twaragijwe. Uyu munsi wa none Yesu Kristo niwe jambo, kandi iri jambo rifite ububasha n'ubushobozi bwo kurema icyo kintu, bukarema ikidahari, ari bwo bugingo umuntu atari afite, agatandukana n'ingeso zose zamubase hakoreshejwe iri jambo. Kuko iri jambo nyine niryo kwizera, niryo kwizerwa rwose. Hepfo turakomeza ku murongo wa 38, ati ngo akiza nyirabukwe ya Simoni n'abandi benshi. Turaza kwibaza, n'ubundi byari ku munsi umwe, byari ku munsi umwe, ariko none aha ngaho ntabwo hari mu rusengero. Ntabwo hari mu rusengero, kubera ko twabonye ko Yesu ntiyageraga imipaka. Bavandimwe, wenda murabizi neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5. Uwo wari muri Kristo Yesu nta hantu na hamwe yigeze avuga ngo harasinzahajya, ahubwo ahari ikibazo, ahakenewe hose yabaga hari. Ntabwo ashobora ngo harasinajya kuhabwiriza kandi hakenewe aho kubwirizwa. Aho hantu Yesu Kristo yabaga hari. Aramanuka rero, arahaguruka, arasohoka mu isinagogi, yinjira mu nzu ya Simoni. Urumva ko haracyari kwisaba. Noneho ubwo yinjiye mu nzu, avuye mu iteraniro, agiye gukomeza iwereka tuvuye ko wenda yaragiye gukomeza isabato, yaragiye kuhasoreza isabato. Noneho ahageze, nyirabukwe wa Simoni yari arwaye ubuganga bwinshi, nuko baramumwingingira. Ubuganga wenda ni ijambo abantu benshi batamenyereye, ni umuriro mwinshi, indwara itera umuriro mwinshi. Uyu munsi wa none abaganga bagaragaza ko yari wayifata nka malaria. Rwose indwara itera umuntu akagira umuriro mwinshi. Aha hantu ahageze baramumwingingira. Yesu icyo yakoze ni iki? Amuhagarara iruhande. Mwumve neza, amuhagarara iruhande. Arangije acyaha ubuganga bumuvamo. Muri ako kanya arahaguruka, arabagaburira. Amen. None se umuntu ashobora guhita yibaza, imbaraga iri muri Kristo Yesu, icyo cyo twarakibonye. Icyo Yesu yifuzaga, buriya abantu bakwiriye kumva Yesu icyo yifuzaga cyane mu bantu. Ntashobora kubona abantu baguwe nabi. Oya,
Yesu yanezezwaga no kubona abantu baguwe neza, byaramunyuraga cyane. Yagiraga wenda ayo magambo reka tunayasome mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose twahoze dusoma, yangeri nababwiye ya 2018 kuri paje ya 417. Ni mu cyigisho cya 58 kivuga ngo Lazaro ndasoma paragraph iri hepfo aranditse ngo umutima wa Yesu w'impuhwe n'imbabazi uzirikana imibabaro y'abantu. Amina. Yesu arirana n'abarira kandi akishimana n'abishima. Amen. Aya magambo yankoze ku mutima. Nicyo bita ni ijambo wenda mu cyongereza bita empathy. Ni ukwishyira mu mwanya w'umuntu. Ntabwo ari ukugira umuntu impuhwe gusa, hari ukugira impuhwe ariko akaba nta kintu wakora ku bintu. Empathy ni ukwishyira mu mwanya w'umuntu ukamukorera icyo wowe wagakorewe uramutse ari wowe uri muri wa mwanya. Yesu ageze iruhande, ageze mu rugo rw'abantu bafite ikibazo, ariko n'iryari ni ku munsi w'isabato. None se ubundi umunsi w'isabato wari usobanuye iki? Yesaya 58 itubwira ikintu gitangaje cyane. Turebe niba icyo kintu aricyo wenda yaba yaranasohoje. Yesaya 58 Yesaya 58 uraza kudufasha n'abadukurikiye nabo babumbure ibyanditswe byera. Yesaya 58 uhere ku murongo waho wa 13 twumve icyo isabato yari igendere, turebe niba koko ibyo bintu Yesu aribyo yaba yarakoreye muri urugo rwo kwa nyirabukwe wa Petero. Ni ijambo ritegeka ngo nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero. Yego. Umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro ukawubaha. Ntubikigenge, ntubishakire ibyo kwinezeza, ntubivugire ibyo ushaka ku bwawe, no kuzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imana ihabwe icyubahiro. Iteka ryose iyo nsomye amagambo muri Bibiliya hasoje n'amagambo avuga ngo uko niko Uwiteka avuga, cyangwa akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Hari amasezerano Imana yasezeranye muri uyu murongo. Iwusezerana aba bantu bujuje ibyangombwa, kuko yabanje kuvuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Bivuze ngo mu byo Yesu yakoze, kuko aya magambo Yesu Kristo niwe wavugiye muri Yesaya, yandika aya magambo nuhindukira ntukandagire isabato. Iki Yesu yakoze ntabwo avuga ko yari yishe isabato, kuko ubwe niwe watanze iryo tegeko. Aravuga ngo umunsi wanyu ukawita uw'icyubahiro, ukawita umunsi w'umunezero. Ese buri umuntu urwaye uri kwa muganga cyangwa ari mu buriri iwe aryamye ku munsi w'isabato abanezerewe? Ntabwo aranezerewe rwose. Yesu yarageze ahantu umuntu abasha kumva ananijwe n'umubiri, indwara itera umuntu umuriro, agahindana. Abenshi wenda bashobora kuba bararwaye malariya, abenshi murabizi. Ntabwo umuntu arwaye arahindagana pe. Na Bibiliya yabisobanuye neza. Yari afite ubuganga bwinshi, yari arembye, nta kindi, ku buryo na Yesu nta n'ikindi kintu ashobora kuba yamukorera uretse kugira iruhande rwe, akamagarara iruhande. Ariko yari agize umugisha, kuko urwaye n'umukiza bari bahuye. Buriya icyampa abadukurikiye muri aka kanya, ubu burwayi buhindisha umuntu umushyitsi, icyaha turaza kubireba, turaza kubisoma mu gitabo kimwe. Icyaha tugana ku musozo, icyaha cyangije amahoro yacu, kitubuza umudendezo, kitubuza umutekano. Ariko Imana ihimbazwe ko dufite ijambo ushobora guhagarara iruhande rw'uyu murwayi. Nawe ijambo ahagaze iruhande rwawe, kandi koko dore iri jambo ry'Imana ritubwira ikintu gikomeye. Wenda kugira ngo abantu bataza kumva, ariko Yesu Kristo yisubiriye hehe? Yisubiriye mu ijuru. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 17, yakozwe n'intumwa igice cya 17, tuhasoma amagambo atangaje cyane. Hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 24 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 24 haranditse ngo reka nsome umurongo wa 26.
kandi yaremye amahanga yose y'abantu akomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yategetse, igabaniriza ingabano z'aho abantu batuye. Umurongo wa 27, kugira ngo abantu bashake Imana, kugira ngo ahari babashe kuyibona bakabakabye, kandi koko ntiri kure y'umuntu wese muri twe. Amen. Ntabwo Imana iri kure ya buri muntu wese, umuntu wese ufite uburyo n'amahirwe byo kubona ijambo ry'Imana. Imana ivugira muri iri jambo nk'uko twabibonye, kandi iri jambo rifite iki? Ububasha. Yesu Kristo rero yarageze hafi y'umurwayi, arangije yakoresheje ijambo rye, abantu baratangara bati mbega iri jambo rifite ububasha, rifite ububasha bwo gukora ikintu nk'iki kitigeze kibaho. Kuko abaganga basanzwe biragoye ko umuganga uyu munsi none yagukiza indwara, ndavuga indwara y'umubiri, atagwaye ikinini. Ariko Yesu yakoresheje ijambo rye, bivuze ngo ikibazo nyamukuru isi ifite cyose kibasha kubonerwa igisubizo muri Kristo Yesu. Urakoze cyane ku magambo akomeye. Turi kugana ku musozo, ndabona iminota nayo iba yivuduka cyane ariko rwose tuba dufite amagambo meza yo kuganira, ariko turacyakomeje ibiganiro byacu. Biza neza kutuganiriza kuri ibi bitangaza bintu byabaye kuri uyu munsi w'isabato, kandi kimwe cyabereye mu rusengero twabitinzeho, ikindi kibera hanze y'urusengero. Byose byazaniye umunezero ababikorewe, kandi bituma inkuru ya Kristo irushaho kwamamara. Nk'uko twamaze kubibona yuko igihe byabaga inkuru ya Kristo yarushagaho kwamamara, ariko twamaze kubona ikibazo cy'imigenzo y'uko abantu batari bemerewe gukizwa ku isabato. Hari ikibazo gikomeye. Ahari umurongo wa 40 ushobora kuba ariwo watoye ibyo ngibyo biba. Ku murongo wa 39 wenda ikintu abantu batari buze kwibagirwa, igihe ubuganga bwamuvagamo hari icyabaye. Wa mubyeyi ukize yakoze iki? Yarahagurutse akora iki? Aragabura. Arahaguruka arabagaburira. Mu yandi magambo, umuntu ukize wese, ukize agomba kugabura. Aratangira akagabura. Noneho wa muntu wari umwe akize nawe agiye guhinduka ufatanya na Kristo mu murimo we. Uyu murimo niwo ibyo bintu byarakwiriye ahantu hose, abantu banabyumvise kuko ni nacyo kintu cyari cyabaye. Abantu bumvise igitangaza cyabereye mu rusengero, sibyo, mu isinagogi, n'icyabereye mu rugo kwa Simoni. Abantu baravuga ati burya twagenderewe ntitwagira gute, ntitwabimenya. Reka tubwire abadukurikiye, rwose natwe twagenderewe. Ijambo rya Kristo ryatugendereye, kandi impamvu ibi bintu tuba dukwiriye kubitindaho cyane nuko muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11, muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa 11, reka iryo somo abadukurikiye rwose turisome mwumve iki iryo jambo riba rigendereye mu bugingo bwacu. Yesaya 55 umurongo wa 11, Yesu Kristo yarandikishije muri iryo jambo aravuga ngo, reka dore ku murongo wa 10, nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubi by'imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Kandi ijambo rya Kristo icyo ryatumwe nagakiza ku bugingo bw'abaryakiriye. Ryifuza gusohoza rero muri twe ubugingo buhoraho, rifuza kuduha ubugingo, rikaduha umwuka, rikaduha n'ubugingo. Iryo somo twararisomye yuko muri Yohana 63 amagambo babwiye niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Ibyo bintu bisora mu bugingo bw'uryakiranye umutima wizera. Nuko rero izuba rigiye kurenga, umurongo wa 40 muri Luka igice cya 4. Abafite abarwayi bose barwaye indwara zitari zimwe baramuzanira, barambikaho ibiganza, umwe arabakiza.
kandi abadayimoni bava muri benshi bataka bati uri umwana w'Imana. Amen. Arabacyaha ababuza kuvuga kuko bari bazi yuko ari Kristo. Birumvikana uyu munsi w'isabato wabaye umunsi udasanzwe, umunsi w'agakiza ku bantu benshi, ariko abo baje nimugoroba isabato isoje kubera ya migenzo abafarisayo baba barashyizeho, abavandimwe nagira ngo n'abatarakurikiye ibyo byigisho barebe ibyigisho byakozwe n'umuvandimwe Olivier, ibiganiro mwagiranye ku migenzo, ibintu byagarutsweho, uburyo byabaye inzitizi n'inkomyi ku murimo wa Kristo, kugeza ubwo abantu bari barwaye, bafite abarwayi babizi, ibitangaza birakorwa, ariko biba ngombwa ko bategereza ko isabato igira gute isoza, kugira ngo byari byaragenze bite. Ibi bintu biri mu bintu byatumye Yesu Kristo abona ko isabato yigishijwe nabi, kuko aba bantu wenda rwose reka turarike abadukurikiye mu byigisho bizakurikiraho, tuzabona bimwe umwe mu murimo Yesu yakoze ku munsi w'isabato, noneho wo gukora icyo abafarisayo n'abanditsi bari barabujije abantu. Abwira umurwayi ngo ikorere uburiri bwawe ugere gute utahe, kandi ari ryari ari ku isabato. Abantu bategereje ko izuba rirenga, nyamara se byari ngombwa ko abantu bategereza ko izuba rirenga kugira ngo babone kuzana abarwayi? Igisubizo ni wowe, kuko igihe Yesu yahuraga n'umurwayi ku rusengero yaramukijije, ageze kwa Simoni nabwo yagize ati yarabakijije, kandi icyo gisabato yari itaragira gute, yari itarakarangira. Bisobanuye ngo ntabwo imigisha Imana iha abatuye isi, ubwoko bwayo, abatuye isi bose bifuza ku munsi w'isabato, ntabwo Imana igitegereza ngo izuba rirenga, ahubwo ibyifuzo byabo byo muri uwo munsi Imana ibisubiza muri ako kanya. Ahari tuzashaka kubibona ubwo abafarisayo bazaba batangiye kuzamura ikibazo, yego, kuko uyu munsi wo turabona ko nta birego by'abafarisayo tubonye, kandi kuko ni mu ntangiriro z'umurimo wa Kristo, baracyamugenzura, ntabwo baramenya ibye, ariko bizakurikiraho tuzabona ko bizateza impaka zikomeye. Ni nabyo bizatwereka ko twari dukeneye gusobanukirwa, cyangwa se bizaguha ishusho y'ikisabato ari cyo. Biranatangaje cyane, urakoze cyane, ugarutse ku kintu gikomeye cyane abantu dukwiriye gusobanukirwa no gutinzaho ibitekerezo. Tekereza umurimo Satani yahuye nawo ahura na Kristo ku munsi w'isabato. Abantu bakwiriye kumva neza ko Imana yateganije isabato nk'umunsi abantu bagomba kubwirwamo rya jambo ry'agakiza k'ubugingo bwabo. Imitima itentebutse, ya mitima inaniwe, irembejwe n'ibyaha, ba badayimoni bavugira mu bantu bakababuza gukora ibyo bifuza gukora, bazi ko ari byiza. Ku munsi w'isabato ijambo ry'Imana ritubwiye ngo n'abadayimoni baravuze ngo pe uri uwera w'Imana. Amen. Abantu bafata ibyemezo ku munsi w'isabato bakavuga bati rwose, kuko uyu munsi ni umunsi Imana yavuze ngo rwose mwihangane, nabahaye iminsi 6 yo gukora, mugakoramo iby'inyungu zanyu, ariko nyine bitari kure yo gukiranuka. Ariko ku munsi w'isabato nifuza kuganira namwe mu buryo burambuye, nta kajagari, nta rusaku rwa bizinesi, nta rusaku rw'ibitandukanye, nta rusaku rw'ibikoresho ibi n'ibi, nta rusaku rw'abantu bari muri ya mirimo itandukanye abantu babamo batuje. Noneho muri icyo gihe, muri uwo mutuzo abantu bafite, ijwi ry'Imana rirumvikana, maze abadayimoni batumva aha hantu rwose hari umucyo w'Imana, hari umwana w'Imana, Kristo yakiriwe mu bugingo bw'abana be, ntabwo hano tuhafite umwanya. Abadayimoni bagafata inzira bakagira bate, bakagenda rwose, kandi bahamya bati uyu ni umwana w'Imana. Nuhura na Yesu Kristo, abadayimoni bazabiha. Amen. Urakoze muvandimwe Hope, tuganizaga ku isabato imwe mu mibereho ya Kristo, ubwo yakizaga umuntu utewe na dayimoni mu rusengero, kandi igihe amateraniro yari ahumuje agiye kwa Simoni agakiza nyirabukwe malariya. Batubwiye byinshi bibyerekeye, kandi icyo twabonyemo ni ijambo rikiza rya Yesu Kristo ku muntu wese uryakira. Amagambo yanditse mu ijambo ry'Imana, Bayibura 16:8, Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko akiri, yiteguye gukora umuntu wese igitangaza, kandi ijambo rye nigera mu mutima wa buri wese rizahindura
ubugingo bwe. Amen. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amen. Sinzi niba hari ikindi rero watubwira tujya ku musozo ubwira ijambo twumvise uyu munsi, hanyuma n'ubundi ndagusaba usenge bitandukanye. Ndifuza ko tugana ku musozo turarika abavandimwe badukurikiye rwose kugira ngo ibi bitangaza bya Kristo kuboneka mu bugingo bwacu kibe ikintu dusonzeye. Uko gusonzera kubera ko impamvu ibi bintu bikwiriye, ndifuza gusoreza ku magambo arimo mu gitabo cyitwa Ministry of Healing, irengera ubuzima mu Kinyarwanda niko itorero ryagisobanuye rikacyita ikitarengera ubuzima, kuri page ya 35 ni umugabane wa mbere. Umugabane wa mbere page ya 35, ndifuza gusoma amagambo makeya muri icyo gice. Ni igice cya 4, mu gice cya 4 ariko ndasoma kuri page ya 35 handitse ngo rwose kubera ko ari umusozo ndifuza ko abadukurikiye aya magambo bayitaho. Rwose nubwo n'ibindi byose byakugiriye umumaro, ariko ntabwo uyu musozo ari ukwiriye kuba utakugirira umumaro. Haranditse ngo icyaha cyahumanije amasoko y'ubugingo, cyaraje gikura impagarike y'umuntu yose kuri gahunda, cyangiza amasoko yose y'iby'ubugingo mu muntu. Kristo aravuga ati uyu murimo rwose, iki gitangaza Kristo yifuza gukora mu bugingo bwanjye nawe. Haranditse ngo Kristo rero aravuga ati nzagukuraho ibyaha byawe, nzaguha amahoro, naragucunguye uri uwanjye, ubuntu bwanjye buzakomeza ubushake bwawe bucogoye, nzagukuraho intimba z'ibyaha byawe igihe utewe n'ibigeragezo, igihe urushye ugacika intege, igihe uri hafi yo gucogora, jya ureba Yesu, umucyo we uzirukana umwijima. Komeza ibyiringiro wahawe, fata Yesu mu biganza, wemera kuyobora. Ntukagire ubwo wibwira ko Yesu ari kure cyane, ahora ari bugufi, akunda guhora iruhande rwawe. Mushake, arifuza ko wagendana nawe ngo ugirane nawe umushyikirano uhamye. Iki gitangaza Kristo yifuza gukora, uyu mushyikirano Kristo yifuza kugirana nawe, wowe wadukurikiye, kandi akaba aribyo yifuza kuri njye, bisore mu bugingo bwawe. Ndabikwifurije ngo ijuru ribikore kandi bigukore kubwo kwizera. Nibyo ngusabiye, nanjye nabyisabira, ndetse n'abadukurikiye bose n'umuvandimwe, Imana ibiduhane n'abayizera bose mu izina rya Yesu. Amen. Reka nanone tubararike duce bugufi twingingira Imana iduhe umugisha. Dushime Imana. Data wera, Imana ikomeye yaremesheje ijuru n'isi n'ibirimo byose ijambo ryayo, turagushimira habwa icyubahiro. Iri jambo ni ryo kwizerwa kandi rifite ububasha bwo gukiza umuntu wese uje hafi yaryo. None ubwo utari kure yacu kandi ukaba uzi neza na bya bindi abantu batatuziho, Mwami Imana, reka iri jambo ryawe ryinjirane mu mitima yacu imbaraga ikiza. Abadayimoni batwigaruriye badutandukanya nawe, bacyangwa n'ijambo ryawe, ude kukwakira none ndetse n'iteka ryose, kandi uhinduke uwo kwizerwa n'amahoro aho yabuze mu mitima yacu. Utubere amahoro, utubere Imana ikomeye, utubere Yesu Kristo gukiranuka kwacu. Ibyo nibyo dusabye, tubyisabiye twebwe ubwacu, tubisabiye n'abadukurikiye bose. Widuhane n'abakwizera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.